People the other day crying. Saw some people the other day crying, you know. Nabonye abantu mu minsi ishize batangiye kugenda barira baboroga ngo urabizi ngo Trump yatwaye amafaranga He's not giving us any ngo ntabwo akiduha amafaranga habe na rimwe. Wamurizwa n'iki? Trump niso, Trump mupaniki niko. Aya ni amagambo ye, bamwita umwana mtoto wa Mama Ngina, akaba ari yarahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya, bamwita Uhuru Kenyatta, yarahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya, ndetse ise yabashije kugira umwanya muremure wo kurwanira ubwigenge bw'igihugu cya Kenya. Joromogi nako nabajyaru, abangaba nabakikuye baka okaterere bagikwireka mbasuhuze rero okaterere umwega muno. Ubwo ndabashuje abagikuye bene wacu, mbabwira ngo uhora wako mumeze mute, na amahoro. Uhora wako ni ikirimi cy'abagikuye cya nigikuye. Reka nadusuhuze na wambuye karanja. So reka tuganire kubyo twe tugiye kuganira, ubwo nanzanye amakanu kari faniho gato ariko birabaje cyane kandi ni nabyiza cyane kuba uyu mugabo agiye kubiyama. Mu magambo ye nanjye ndamufasha kubiyama. Abanyafrika muri kugura intwaro zo kwica bagenzi banyu, Abanyafrika mutari kurinda ibihugu byanyu, Abanyafrika mutari kwitekerereza, Abanyafrika mushaka gutekererezwa, Abanyafrika turi gushaka guhabwa imisigi, Abanyafrika dushaka guhabwa ibyo bandi basigaje. Uyu mugabo agiye kubiyama. Nakora twiyama ariko gene nababwiye ko Afrika n'ubundi ari byinshi bura. Ikiza nuko yahoze ari perezida akabazi neza bimwe mu bibanza ndetse n'ibikurikira. Reka turebe wayoboye yaguze ibingana iki, yakoze ibingana iki. Amagambo agiye kuvuga naga amagambo nashishikariza uwo ari wese kuba yayumva, kubera ko kumva aya magambo biraza kuba byagufasha kumenya gusobanukirwa neza ishusho y'ubutegetsi bwo muri Afrika, bigufashe kumva neza impamvu nyakuri abantu benshi bikunda kubagora cyane. Reka banza abanyiyamire ubundi hasigaye mu magambo yuzuye ubwenge ndetse n'ubushishozi uko yavuze President Uhuru Kenyatta ejo bundi Donald Trump akimara guhagarika inkunga ndetse n'imisada yitwa USAID. Yavuze ko Afrika yari ikwiye gukora iki. Reka tubyumve magambo ye, nanjye ndahari, aratwara umwanya muto humura nakanya gato cyane. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. President Uhuru Kenyatta ari kugira ati ejo bundi maze iminsi ndi kumva amagambo abaperezida benshi bo muri Afrika, amagambo yuko ariko yavuga Uhuru Kenyatta ati abantu barira, abaturage barira, abandi barira ngo Trump yakuye amafaranga ntari kuduha amafaranga, ntacyo ashaka kudufasha. Ari kubabwira ati kubera iki ubundi murira, ari leta ya Trump ya Amerika si yanyu, igihugu cya Amerika si cyanyu, ntimutanga imisoro. Trump ntago ari so, ntago yababyaye, ubundi mwe murarizwa n'iki Abanyafrika ko Trump yanze kuba amafaranga. Ibyo byose ubundi murabigiramo iki ubundi byose yo kuvuga ngo umuntu abahe we ashinzwe gukomeza kubarera niba muri abana badashaka gucuka. Aho ngaho ni nko kubabyutsa kubabwira ngo mwebwe mubyuke mutekereze ngo niki mugomba kwikorera. Mwikomeza kureba ngo abandi bazabakorera iki, mwebwe ntacyo mushaka kwikorera. It is a wake up call. It is a wake up call. No muhamagaro kugira mwe mubyuke mugire icyo mwikorera. Mwebwe Abanyafrika muhaguruke muge ngo twe tugiye kwikorera iki nk'Abanyafrika. Mwikomeza gutakambira isi n'amahanga. Don't be too much beggars. Mwiba basabirizi cyane. It is mind-blowing. We have to begin to reprioritize. Igihe kirageze ngo dutangire dushaka ibyo duha agaciro, nibyo bitari prioritize. Kureba ibyo uhagomba guha agaciro, something you have to give it a value. Ibyo ugomba guha agaciro ni ibi. Ntago ari ukomeza kugenda mufata imyanda yose, mugenda murundarunda, kugenda mushyirwaho ibihano uko abantu bishakiye. Ibyo bihano bishyirwaho kubera ko mwebwe ubwanyu babona ko nyine ntago mwe wese mwashyira ibihano gute bone mwebwe munishyire ibihano se. Mbese hari ibintu byinshi mugomba gutangira organizing as African. Mu magambo yero reka tumwumve Uhuru Kenyatta, umwana wa Mama Ngina. What is important for
us? tugomba gutangira kureba ingirakamaro kuri twebwe nk'abanyafurika, And where should our resources go? tukanamenya ngo n'ubukungu bwacu bugomba kujya hehe. Where should our resources go? Ni hehe ubukungu bwacu twe bugomba kujya? Where? Hehe. And towards that end, to remember the amount of resource we waste. Kandi ibyo bikagomba no kudufasha no kuduhatiriza kwibuka. Aya magambo ndi kuyavuga buhoro cyane, ntago nshaka ikintu cy'umuvuduko, ntago nshaka ikintu cyo kwiruka. Ikiganiro nubwo cyamara n'imyaka 10 tugomba kucyumva. Niyo utacyumva ku bushake bwawe, ubuzima bwo muri Afurika buzakikumvisha. Ubu kandi tugomba no kwibuka ziriya mbaraga n'ubushobozi bwose dutakaza hano muri Afurika. Tubitakariza hehe rero? Killing each other. Tubitakaza turimo turicana. We just lose them by killing each other. Tubitakaza turi kwicana. Nibwo bwa bushobozi n'imbaraga zose. Tubitakaza turi kwicana. Ibyo tugomba kubyibuka. Ni mu magambo ye Uhuru Kenyatta, wahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya. When you see the devastation caused across this continent, Uramutse urebye ikintu cya mbere giteza ibibazo muri kano gace twe duherereyemo, by the many unnecessary wars, cyane ku ntambara zose duteza ariko zitari ngombwa, by the many unnecessary war. Zo ntambara zose zitari ngombwa zidakenewe muri kano gace kacu dutezamo twebwe. you had see Aho ngaho muri Kongo, hakurya muri Sudani, all across the Sahel, all cyane ibyo bice byose bya Saheli hari intambara zitajya zishira. Ukibaza impamvu yazo ukazibura, across the continent. cyane kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. We have actually lost more people, bullets fired by Africa, Twanabuze abantu benshi cyane ku masasu yarashwe n'abanyafurika bagenzi babo. We have actually lost more people to bullet fired for those African with African. guns on Africans, than we actually lost to the coronavirus. Abantu twishe ku masasu aritwe tubiyiciye babaye benshi cyane kurenza n'abishwe n'icyorezo cya coronavirus. Kandi icyo twaragitinya ariko ntago dutinya kwicana. Na magambo navuze ko nyavuga gake nta muntu kunyirukansa, nta speed mfite, ndayavuga rwose gahoro kubera ko ya namagambo kuva nabaho numvise umuntu w'umuperezida avuga akaba ari amagambo y'ikinyejana, ariko nyine hari igihe umuntu avuga ikintu akaba yarabivuze n'undi akiri perezida, yabivuze n'undi yaravuyeho, ariko at least yenda yibutse no kubivuga. And we have actually spent more buying those bullets to kill ourselves Twanafasha andi mafaranga menshi cyane tuyakoresha turimo turagura amasasu n'imbunda yakora ngo twongere twiyice, twongere dukora iki twiyice. Umva amagambo ye. than we have actually spent on protecting our health and our societies. Twakoresha amafaranga menshi yo kwica kurenza amafaranga twakabaye twarakoresheje turimo turifasha, turi kubaka societe, twubaka amavuriro, dukora n'ibindi byose bimeze nk'ibyo. Ariko yose twarayafashe tuyakwigurira amasasu. None uyu munsi turi kuvuza induru ngo Trump ngo yahagaritse inkunga ze, ngo ntago ari kudufasha. Abantu bamwe ngo bakarira abandi bakaburuga imihanda n'imihanda. And a collaboration was putting an end to these conflicts and being able to repurpose our resources. Igihe kirageze rero ngo twumvikane uburyo tugomba gukemura aya makimbirane, hanyuma duhuze kumvikana uburyo ubushobozi bwacu twebwe abanyafurika twebwe bamwe. We have to be together as such, to be together. Tugomba kuba abantu bamwe as such, nta byo kugira ngo duseparating, kubera ko iki kiganza ntago cyakoma amashyi kitari kumwe n'iki kindi. Impossible. Bajya bavuga ngo hariya ngo akaboko kamwe ntaho kagera iki, inkingi imwe ntago igera inzu. So rero kugira ngo mbashe gukoma amashyi nkeneye zino ntoki zombi uko ari ebyiri. Abanyafurika igihe kirageze twese ngo twongere tube bamwe, duhuze. Mu magambo ye rero agenda nakuyemo motivation kubera n'amagambo yabashiye kunyubaka. Ndavuga ngo reka namwe nyabasangize. Igihe kirageze ngo abanyafurika amafaranga tumara turi kugura intwaro zo kwirinda bagenzi bacu amasasu yo kubica, ayo mafaranga tuyakoreshe muri iterambere, duhuze tube bamwe. Hari ibintu byinshi cyane muri Afurika dukunda gukora, cyane nkunda kubireba nk'iyo hari ibibazo by'intambara cyangwa amakimbirane. Bamwe ducuruza ayo makimbirane nka fanatism, and then we sell them
tugacuruza ayo makimbirane nk'aho ari product. Ntago tuyaganiramo ngo tujye inama. Kubera iki? Abanyafurika benshi nabo ntago bashaka kumva inama. Ariyo mpamvu iki kiganiro ubwo ngikoze ndabizi ntago muri bucyumve. Reka da nimunacyumva murumvaho gake cyane iminota 2-3-5 mwigendere kuko muraza kumva nta byahiye, nta byashyushye, nta tikuririmo, nta muntu uri gutwikana n'undi. Ariko hano umwana mamangina yarabiyamye. Ex-president former president Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya. Uhuru Kenyatta mu ijambo ejo bundi yavuze kubera abanyafurika gutakamba ngo USAID Trump ngo yakuye amafaranga ye, inkunga ze yafashaga yazitanze. Arimo arabibutsa ngo ubundi muragira ngo izo nkunga zibahe mwebwe muri abanyamerika, muri abaturage b'abanyamerika se? Ese Amerika mugira ngo ibafashe yarababyaye? Trump ngo wose yarababyaye? Ese Trump mugira ngo abafashe ubundi mwebwe amafaranga yose muyamara muyagura intwaro mwica bagenzi banyu nkuko arimo arayavuga mu magambo ye? Ntimuyamara muri kurema amakimbirane, ntimuyamara muteza intambara mu bice by'iwanyu ho mukomoka? Natwe mu itangazamakuru nk'uko ryabaye umwanda tukarifata turi kubashyigikira, tukavuga inkuru ye, tukabeshya, tukavuga ibi, tugahimbaza, kubera ko namwe nibyo mushaka. You need to be fed the lies. Mukene ugaburirwa ibinyoma ndetse n'amabeshyo. Abanyafurika nibo turibo. Niyo mpamvu tutagira muri veto turi bihugu 50 na bingahe na 4. Ugasanga igihugu nk'Ubufaransa gifite veto, warengo tigiye kukirwanya, agifite ijambo rimwe rituma imyanzuro yewe nitemerwa. Nibyo bita veto, droit de veto. Igihugu nk'Ubwongereza gifite veto, gifite ijambo rimwe rituma imyanzuro yewe ni ku kintu itemerwa. Uburusiya bufite veto, bufite ijambo rimwe rituma ibintu bitemerwa. Afrika nk'ibihugu 53 turushwa na Japan. Japan turusha imbaraga mu ijambo muri United Nation. Ikintu ejo bundi ngo Afrika bayihaye ngo yahanganye we, bagize gutya ngo baduhereza ngo umwanya permanent seat ngo mu nama ya G20, mu nama y'ibihugu 20 ngo baduha umwanya umwe wa Afrika. Kandi umwanya hagenda ibihugu byose bya Afrika batumiye, ngo ndakubona abayobozi bo muri Afrika ku mafoto mu nama ya G20. Mujye mumbabarira nyine niko nabaye, ndababona mu mafoto nyine. So just went there for pictures, posing photos. Ntago muri guharanira kugira ngo tuwe kwa twagira veto. Bataduha veto tukarekereka gukora na business nabo tukabihorera. Ubundi kuki dukeneye gukora business nabo bundi? Natwe ubwacu ibintu ko twabikora, ari kuri yakuntu batwika bino bintu bakuramo amantuza bino tujya kurangura mu Bushinwa nkunda kwibona bikunda kuza ni ibyuma bikunda kuza amatibe ibindi n'ibindi byose ubona twagiye kurangura hanze. Muri Afrika ibihugu byinshi byatangiye kubiproducing. Ntago tukigowe cyane kuvuga ngo muri Afrika wakubaka ubwato wabwubaka. Muri Afrika wakora ibintu byose. Ibihugu bimwe byatangiye kugenda byikorera kubera byamaze gutonirwa ko hari raw materials. Ibihugu bimwe na bimwe bigerageza kuba byakora ibyuma, amatoro plan, ibyuma, amatibe, amatiyo. Ibyo byose birimo birakorwa. Hamwe na hamwe biri gukorwa naho byo guturuka hanze. Ariko noneho ikibazo gihari gikomeye cyane amatibe arimo arakorwa nibyo. Ariko reka turebe ngo niba amatibe ari gukorwa forms bikora n'ibindi n'amamashini babyaturutse he hanze. Ibyo ntago ari biraba ikibazo cyane, ndatugeze ku ntambwe imwe. Ariko niba twaratangiye kubikora no munsi tukaba tukijyanane gukura nanone ibintu hanze kurushaho, tukeneye abo bantu, dukeneye iki? Haracyarimo ikibazo iyo batwihindutse no kubigenda nyine. Trump yakuye amafaranga ye yatwihindutse, datso nuko byagenze. Turimo turarira nk'abana batoya b'ibitamba mbuga, twababaye cyane. Afrika nyine nuko twabaye, reka ariko dufatwa uko niko twashatse kwigira nyine. Urubyiruko rwose rwa Afrika ntago rishaka kuba muri Afrika. Reka da ntago akumva abwiye ngo mvuye mu gihugu ikingiye muri icyo muri Afrika. Reka ariko se arava muri iki gihugu agiye mu kindi gihugu kiye cyo muri Afrika. Abantu bagiye muri Mozambique bari kurira kubera ko urumva hari ikibazo gikomeye. Abagiye South Africa hamwe na bamwe hari igihe byose kwatwikira amapine muri 2008 ndabyibuka. Abagiye muri za Kenya hakaba ama revolution ya Raila Odinga nabandi bagiye babihomberaho. Ibihugu byinshi byo muri Afrika ibigiyemo n'ubundi ubura amahoro n'umutuzo. No mu Burayi naho tujya kure tuba twagiye kugirwa abacakara. Yenda turavuga ngo ho tugirwa abacakara ariko tukabasha kubaho. Ariko abayobozi bacu nkuko Uhuru Kenyatta arimo arabivuga,
amafaranga bamara bari kugura intwaro zo kwirinda, ayo mafaranga yakubatse ibihugu byacu, ko ayo mafaranga n'ubundi tuyaha biriya bihugu byo mu Burayi, bikarangira ayo mafaranga bigarutse gukoresha n'undi bidukoloniza ya yandi yacu. Reka twumve ijambo ryenda cyaryumva. To where they shall have the greatest impact on our population shall remain the biggest and most critical agenda for the African continent. Hahandi y'amafaranga yacu yakabaye akoreshwa kugira ngo abashe kuba yafasha population y'Abanyafrika, habashe abantu babashe nyine kugerageza kwiyubaka. Let us be ready. Nimureke twitegure, let us be ready, let us be prepared. Mureke twitegure, igihe kirageze cyuko tugomba kubaho nk'Abanyafrika kandi tukazamuka nkuko n'Abanyaburayi by'abavunye ariko bakagera iyo bajya. Natwe tuvunika ariko tuzamura Afrika yacu. Rubyiruko, muri tayari kugira ngo muvunike muzamura Afrika yanyu? Yemwe bantu bakuru, muri tayari kudushyigikira? Mwebwe mwadutanze kutubonera izuba, yenda twe niba turi kwibutsa abo twatanze kubonera izuba, namwe mwadutanze kutubonera izuba, muremera kudushyigikira dukomezanye urugendo, cyangwa murakomeza bamwe bagezeyo mwikubire, abakize mwikubire, abari mu zindi nzego mwikubire, abaziranye n'abandi mwikubire, abaziranye n'ibindi bihugu bikubire, mwohereze abantu banyu, mukore connection ibyara umusaruro ku bantu bose. We have to be connected. Ubwo bukungu bwa Afrika abantu bose babusangire muri Afrika. Hiba abantu kwikubira ngo twe dukomoka hano dukomoka oya da. Isaha igeze ntago ari uko byakaye bigenda, kubera ko nibigenda kujya turakomeza gusuzugurwa n'Abanyaburayi, noneho bizarangire abaturage nabo ari uko nyine, n'abayobozi n'abari uko nyine, bose bahore muri urwo, duhore muri ibyo byavuye byagiye Burayi mu mbabazi, byavuye byagarutse mu mbabazi, byavuye byabaye iki. Musanga Afrika hose tugiye kumera gutya. Namwe ni munyumvira hano tuzagarukira muri Afrika. Let us be self-reliant. Nimureke twigire, let us be self-reliant. Mureke twe twibesheho, mu magambo ye Uhuru Kenyatta, Afrika nimureke twibesheho, let us be self-reliant. Twihagarareho, twikorere, twigire. By ensuring that we deal with the challenges that we have. Nimureke tugerageze duhangane n'ibyo dufite, we have to deal with the challenge that we have. Ibyo dufite ari byo duhangana nabyo twebwe. Twikomeza guhangana n'intambara kandi dufite n'ibindi byorezo by'inzara bidutegereje. In order for us to be able to free resources of where they are. Cyane turekura ubwo bushobozi bwacu, we have to free our resources for where they are most needed. Aho ngaho ubwo bushobozi bwacu bukenewe, twibushyiraho budakenewe. Aho turi kubushyira budakenewe, abenshi murahazi mwihirengagiza. Hari amafaranga menshi ari kujya mu bintu bitari ngombwa kagomba kujyamo, ariko biri guterwa nande? Umucuruzi, the sellers man, nyiri ibyo bikoresha akeneye kutugurisha kugira ngo twicane. Uwo ngo ukeneye kudusahura niwe kibazo. Yewe niwe kibazo gikomeye. Ikindi kibazo cya kabiri, twebwe turi kumwumvira. Yaho usanga akantu kose gakomye ari twe tugomba kujya kumureba, tukamera nk'abana bato turi gushaka ko adufasha gukemura ikibazo nk'aho twe tari abantu bakuru. Oya, uwo mucuruzi tumureke. Also as Africans, not to wait for others to come to our rescue. Cyane Abanyafrika twikomeza gutegereza ngo abandi bazaze kuturokora, ntago bizakunda, impossible. Kandi batangiye gufunga amazi n'umuriro, za serumu batangiye kuzifunga turi kubireba. Ntago twabategaho ko bazaza kugira icyo badufasha mu gihe n'ubundi ikintu cya mbere badufasha ni ukutwica ndetse no kuduteranya. I told you our excitement when we watched CNN and BBC and ari byo nkunda kubabwira, mubona ari byiza cyane turi kureba CNN tukareba za BBC ndetse n'izindi. Everybody else N'abandi bantu batari twebwe Abanyafrika twishimira kubareba koko. celebrate these new vaccines. Twarangiza tukishimira izo nkingo nshyashya bakoze ku bitangazamakuru byabo. As we're celebrating watching the TV, Ariko twebwe turimo turishima turi kureba kuri televiziyo, none of this was coming to us. nta na kimwe mu byo turi kureba kiri kuzi wacu. Turi kubireba twishimira ko babigezeho koko, BioNTech, Moderna babigezeho koko, ariko ntago ibyo biri kuzi wacu. My friend, Inshuti zanjye rero, any future pandemic that comes, ikindi cyorezo gishobora kuba cyaza gitunguranye hazaza, don't think any
ntimugire ngo hari undi muntu uzigera aza ngo aje kubareba, babanza kwireba ubwabo. Then if there's any surplus, basi. Haba hari agasigaye buriya buntu bw'ubuvungukira nibwo bita surpluses, buriya bw'ubuvungukira buba bwagiye busigara. Utapatiwa ile mabaki. Mutapatiwa hiyo yenye imebaki, muzagutwa nk'uko twagiye dusigara nyine. Mugavuye mu cyongereza zagiye mu giswahili kose twe tuba turiyo ntaribe. Muzabwa turiya duke twagiye dusigara. Mujisaidie ile kidogo tu. Kugira ngo mwifashe mudapfa ngo mushire bakibakeneye. Muryo twongutwe nyine tw'utwanda tw'udusigara tw'udu surplus. Aho ngaho kuvaje. Ari ukuntu nyine mba numva bigize, ariko birababaje cyane kubona aribwo buzima twe dushobora kuba twabamo tukabera muri ubwo buzima nk'ubu. Ibyo ngibyo icyana gusetsa muzabihabwa no kubona hata mutapatiwa bure, n'ubundi bisigara byabaye expired cyangwa byagenze gute bazabahine no kubuntu nyine. Kuri icyo gihe nta kibazo muzaba mufite, bo bazaba baregerageje kwikora, hanyuma mwebwe musigaye nyine mwe muzaba mufite ikibazo nyine. Ibyo birabareba ibyo muzasigara mukoresha izo nkingo z'imisigarizwa muzaba mwahawe. So you have to actually see how we ourselves are at the center of the discussion of any future. Ariyo mpamvu rero twese tugomba kuba twagira umwanya n'uruhare kuba twaganira ejo hazaza h'ibyorezo runaka ashobora kuba twatezwaho cyangwa bishobora kuba byatuzira, akorera tureko twakwikemurira ikibazo cyabyo twebwe nk'abanyafrika. That may occur, and how we as Africans are going to be prepared. Tukanamenya ngo ni gutwe twe nk'abanyafrika tugomba kuba twabyiteguye ibyo bintu bizaze bitugwiriye cyangwa bidutunguye. With our own resources. Dukoresheje ubushobozi bwacu. With our own vaccine. Dukoresheje inkingo zacu. Our own research. Tugakoresha ubushakashatsi bwacu. With our own academia, with our own. Tugakoresha ibyo urubyiruko rwacu rwije, tugakoresha ibyo ibigo byacu bindi by'abacuruzi bikora. Kugira ngo tube twakwitegura twanakoranye n'ibigo bitegamiye kuri leta by'abigiye by'abikorera ku giti cyabo. Kugira ngo tuzabashe guhangana n'ibishobora kuba byazaza imbere byenda kutugusha cyangwa kutugwa mu ntege. Bishobora kuba byaduce intege cyangwa byatubuza kugera aho tugomba kujya. Reka nanarenzeho ndi kuvuga ibi n'amagambo ye ya Mr. Kenyatta Uhuru. But whether we like it or not, twabyemera twanabyanga, funding for this has to come from ourselves. Izo nkunga dukeneye zizakora ibyo byose twe dukeneye zigomba kuza ubwa mbere ziturutse muri twebwe. Twabyemera twabyanga. Icyo ni ikintu magambo ye asa nkaho yongeyeho. Ariko izo nkunga uko ziraturuka muri twebwe. Nabonye abantu ku rundi ruhande mu wundi munsi batangiye kugenda baburana. Bamwe baranariraga ngo ngo ntago tubizi, ngo Trump yanze kuduha amafaranga ye n'ibintu yabijyanye, ntago akiduha amafaranga habe na rimwe. Kubera iki murimo murarira? Iriya leta ni yanyu, ntago ari igihugu cyanyu, si leta yanyu. Murarizwa n'iki? Nta mpamvu nimwe yo kugira ngo agire icyo abaha. He has no reason to give you anything. Nta mpamvu nimwe afite yo kugira ngo agire icyo abaha. Ntago mwishyura imisoro muri Amerika, nti muri abaturage baho. Muragira ngo abafashe gute? Mwakoze ibyanyu abanyafrika. Ameze nk'aho arimo arababyutsa kugira mumenye ngo igihe kirageze natwe twifashe. Aho kugira ngo murire twibaze ngo turaza gukora iki. Turakora iki? Aribyo bintu tugomba kwibaza. Icyo dukeneye ni ukwifasha. Mu magambo ye yabwiye abanyafrika ndetse no kubiyama ababwira neza ko atari ngombwa ngo bakomeze gushingira ku musada n'ibindi. President Uhuru Kenyatta speech ye ndakeka dusa nkaho twe turi kuyisoza, ariko mu magambo ye nk'uko yavuze kitwa wake up call, mwebwe mubyuke mujye habona hagaragare. Arimo arabiyama guhora musabiriza abanyafrika
ari kubiyama kuhora mwumva ko mufite uburenganzira ko ibihugu byo mu Burayi byaza kudufasha twebwe. Yatwiyamye igihe kirageze kugira ngo Afurika twitegure kwirwanaho, kubera ko n'ibihugu byose byo mu Burayi rega ubukungu bikoresha na resource bikoresha biri kwiyubaka biza kusahurana muri Afurika. Ubwo rero igihe kirageze ngo ibihugu byinshi byo muri Afurika bihindura amategeko. Hari amategeko amwe namwe ajya agonga abaturage, ariko baba bari mu nteko bari bakeneye kongera kuyareviewinga, kuko hari igihe ugura nk'ubutaka ahantu kuva arakubwiye ngo ibintu biri munsi y'ubutaka munsi ya metero 5 ntago ari iby'ayo muturage. Kibazo umuturage yarihinze, niba yenda ku kantu kumugisha kamuguyeho kubera iki leta ivuga ngo ibyo ubwo butaka ntago ari ubw'umuturage, iyo mitungo iri munsi y'umuturage ni iya leta. Uwo muturage se ubwo bambwiye tiyenda kuko aho ngaho wahaguzwe ukabigize amera ugasanga ibyo bintu we muturage uratwaramo 30%, hanyuma 40% azagiye muri community aba amafaranga muri uwo mutungo wavuye handi waguze ko kugasanga uhari 40% ajyaho ngaho muri community abashe gusavinga ibikorwa bindi bya leta bikeneye kujyaho, hama 30% nayo abashe kuba yafasha ibindi bigo bya leta nka education cyangwa ibindi cyangwa abantu bakennye. Ariko wa muntu akagumana uburenganzira ahantu. Uzi icyo kintu ukuntu kibabaza cyane ko umuturage yagura ahantu akamara imyaka 50-60 wajya gusanga ugasanga ngo munsi y'ubutaka ngo yabonyemo umutungo, ayo mari tukamubwira ngo ikintu cyose kiri munsi y'ubutaka muri metero 5 ngo ntago ari icye muturage, kandi namwe leta mutari muzwi icyo kintu gihari n'ubundi nkuko naye hagura atarazi ko gihari, ariko yamaze igihe kirekire atakaje imbaraga zo gukora no gukura, yarakuze. Noneho ubwo naramuka hakuye bya bintu bikahatwarwa uwo muntu azagira umutima mwiza. Nari nibo ndivugira, ariko amagambo ye yahuru n'ubundi icyo nicyo arimo aradusaba ko abanyafurika tutangira guhindura imitekerezo ko twatekerezaga ibintu, ndetse n'inzego nyinshi z'ubuyobozi zikatangira guhindura gahunda y'imitekerereze mu kwagura imitekerereze yagutse, hanyuma ibihugu bigatangira kwigira bigashingira ku baturage babo, abaturage nabo bagashingira ku bihugu, ntibakomeze kumva ko gukora cyangwa gutera imbere ari ukujya hanze bikaba mu gihugu the same. Nkuko n'ubundi aho ngaho batangiye gufunga ibihugu byabo bavuga ngo turabasubiza iwanyu. Bari gufunga ibihugu byabo kubera ko baremye kubaho, barema imirimo, bayemera abanyagihugu babo, bagasanga twe abanyamahanga twagiye gukora iyo mirimo. Niyo mpamvu ituma ubona bari hari kuba ibintu byitwa mass deportations, abantu kugenda basubizwa iyo baturutse, cyane cyane bavuye mu gihugu cya Amerika. Ntago araho gusa no mu Budage Ashaka rero ndamuka ritsinzira za gukora the same nk'ibyo ngibyo n'ubu nibyo nabo bashaka gukora ibyo muri Amerika byabaye. Bose urebye n'abantu bamwe ntago bajya bahinduka. Akongera agira ati kuko nta muntu uzakomeza hariya kugufata ikiganza ngo agire icyo aguha, niba ntacyo ushaka kwiha ntawe uzakomeza kugufata ngo agire icyo aguha. Igihe kirageze kugira ngo twebwe dukoreshe ubukungu bwacu ku bintu by'agaciro, bifite agaciro bikeneye gukorwa, kubera ko natwe twakoreshaga bwa bukungu no muri bintu bitari ngombwa. Ayo masasu, the bullet and the gun we buy, we not get them for free. Ayo masasu ndetse n'izo ntwaro tugura ntago tubibonera ubuntu, turabigura. N'amagambo ye Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya, arimo aributsa abanyafurika babyita wake up call, ngayo masasu n'izo ntwaro tugura, izo mbunda n'ibindi ntago tubibona ku buntu, turabigura. Tugomba gutangira kumenya gukoresha ubushobozi bwacu mu bintu by'ingirakamaro, kubera ko niba amahanga tugurisha ibyo ngibyo akuramo ubushobozi bwabo tugatangira kurira, ni ikibazo gikomeye. Turabigura ibyo ngibyo, nta nubwo tubigura ngo tujye kurwanya intambara zo mu bindi bihugu by'amahanga ya kure. Reka da, ibyo turabigura tukarwana n'abantu bacu hano hafi. Nta numwe wagura ibyo bikoresho ngo ajye kurwana n'umuntu badaturanye. Reka tubigura n'uri turwana n'abantu bacu, twirinda abantu bacu. Yego nako bimeze. Muvandimwe akica umushiki we, mushiki we akica umuvandimwe we kubera ibintu by'ubugoryi, over stupid thing. Nimureke dukorere hamwe ibyo byose tubisoze, turebe ibijya mbere, turebe ko twabasha kwiteza imbere. Ibyo turabikora iki abanyafurika? Nimureke turebe ibyo bibazo bisa nkaho bidukomereye ku baturage bacu. Ayo ni amagambo ye rero nkuko yavuze mu kwezi gushize. Iyo speech nari nyiciye kanabwiye ko nta kintu nzigera ncaho ngumbure kukibabwira, cyane cyane zambona gishobora kuba cyakubaka societe cyangwa hari uburyo cyabahumuraho gatoya mu maso. Hari abantu bari kugira amafaranga menshi bakajya kubaka mu bihugu byo hanze,
mwakubatse iwanyu naho kuhubakika, ubutaka buhari bwose kari bumwe. Hanyuma nanone n'abandi babona amafaranga menshi bakajya gushora hanze, yenda nimujya gushora hanze ariko ntimukarenga umugabane wa Afurika. Yenda mu gihugu urimo no gushora bitari gukunda neza, shoraho mu kindi gihugu ariko cyo muri Afurika, uvuge at least ntuye hafi yo mu rugo, mwijya gutura kure y'iwanyu, mwikwambuka imipaka. Bano bantu bari kudusuzugura kandi twebwe tubagize, twarabazamuye, twabakoreye imirimo y'imbaraga, twabateje imbere, twatumye babaho, twabahingiye amasukara arabubaka mu gihe cy'ubukonje, twabakijije imibu ndetse n'insazi. Uyu munsi bari kutwihinduka ngo ntabwo twe turi ababo. Igihe kirageze ngo natwe twimenye Abanyafurika rero. Twongera dushimira urubyiruko ruri kugerageza gukora no kwikura mu bukene, kuko iyo bamwe batari gukora abandi bari gukora, hari abarare majoro, urubyiruko rwinshi igihe bamwe harabo tuvugana, hari n'abantu bakuru nyine usanga bari gukora bahatana. Tunashimira abasirikari ndetse na polisi bo mu bihugu tugiye turimo byo muri Afurika, yenda bataragera ku ijana ariko ikigero bagezeho kiba gisa nk'igishimishije. Mbere abantu twabonaga abasirikare nk'inyamaswa, ariko ubu tugiye tubabona nk'abantu, n'abantu muganira mugahuza ibitekerezo. Ariko hari ukuntu kera twayaga tubabona nk'abandi bantu batari beza, ariko uyu munsi reka dushimira abasirikare n'igisirikare cyo muri Afurika, kuko kiri kugenda, abasirikare bo muri Afurika bari kugenda barushaho kuba abanyamwuga. Nuko yenda tukijya kugura intwaro hanze, nizo ntwaro usanga none no munsi dusa nkaho tutari tunazikeneye cyane, ariko nyine abayobozi usanga bazikeneye kubera baturebera kurebera amakimbirane naho tutari kuyabona. Ariko ayo makimbirane naho bayabona, bya byiza abayobozi benshi bagiye bahashaka amahoro, abaturage tukagira umutekano. Njya nkunda kubona hari ibihugu bimwe na bimwe usanga bitagira intambara, ibihugu byo mu Busuwisi nta ntambara zihaba, usanga nta n'abasirikare bahaba. Ntago ari ibyo gusa, ibihugu birahari byinshi cyane ku isi bitagira intambara, bitabamo n'abasirikare, bitagira n'igisirikare. Natwe muri Afurika reka twige uburyo dushaka kwatwa, ko twebwe turi abantu bafite uruhu rumwe, turi abantu bamwe, ntidutandukanye cyane. Yewe uretse imiterere y'ibice by'isi tugiye turimo muri Afurika, igice kimwe n'ikindi ushobora gutandukana ku ruhu ho gatoya, ariko Abanyafurika twese buriya turi bamwe. Reka mbashimire ndetse nanabifuriza gukomeza gukurikira imirongo migari yacu ya PK Official. Uwiteka akomeza abarinde, tuzarushaho kugenda tuganira, buri uko nzangira icyo mbona nzajya nza tuganire. Ni haba hari ama-update tuzaba tuyaganiraho, hari stories, hari ama-free speeches, hari nk'iki kiganiro ko nari nyumvise ngo barekanye bashyiriye mu Kinyarwanda. Mugire byiza rero, turakunda cyane. Uwiteka akomeze abarinde. Be blessed and ciao ciao. Ubu turi mu isi ishingiye ku kinyoma, aho udashobora kumenya icyo ukuri ndetse n'amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ibyo mu ishuri hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse nabo bari barigishijwe kuva kera na rindi hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma. Turi mu isi aho dutekereza ibyo twategeshejwe gutekereza, tudashobora kwigobotora. Ibaze uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya. Koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo. Ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo ubwacyo bisigaye gitera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo gitera ubwoba. Turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo biremano, aribyo bita man-made virus. Urakaza neza mu isi y'icurwa ry'imigambi y'ubuhemu. Urakaza mu isi y'ishingiro ry'amabeshyo, aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri. Aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere. Intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi. Byinshi dufite ishingiro mu kwizera, hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo. Urakaza neza ku murongo mugari wa PK Production kuri PK Official.